Wagiye wumva amarushanwa y'ubwiza yagiye akorerwa hirya no hino ku isi. Ibihugu byose, hafi ya byose muri Afurika, inyuma ya Afurika ndavuga imigabane itandukanye, ijya igira igihe igafata umwanya wo gutora abakobwa barusha abandi ubwiza, abo tuzi nka ba Misi. Buri gihugu kiba gifite umukobwa ugomba kugiserukira, akaba ari umukobwa uhiga abandi mu bwenge ndetse no mu bwiza, dore ko baba baragiye bakora amarushanwa atandukanye. Noneho uyu munsi ntabwo nje kukubwira abakobwa beza muri Afurika, kuko ntawe utazi neza ko Afurika ifite abakobwa beza cyangwa se isi ituwe n'abakobwa beza. Ahubwo nje kukubwira ibihugu bitanu hano ku isi ya rurema bifite abakobwa babi kurusha abandi. Dore urutonde rw'ibihugu bitanu bifite abakobwa babi ku isi yose utigeze umenya. Nje ubageze ikiganiro nitwa Ildefonsi Rwanda, ndagushimiye. Kuri uru rutonde rwagarutse ku bihugu bitanu bifite abakobwa babi kurusha abandi, bitewe n'imigenzo cyangwa imico abakobwa bakorerwa muri ibyo bihugu byabo. Urutonde twise ibihugu bitanu bifite abakobwa babi. Kuri urutonde twagarutse ku bihugu bigira abakobwa babi, ariko bakaba babi bitewe n'imigenzo cyangwa imico bakorerwa muri ibyo bihugu byabo. Urutonde twise ibihugu bitanu bifite abakobwa babi kurusha abandi. Reka duhere ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turahasanga Mauritania. Benshi muri twe tuzi neza ko abakobwa babyibushye aba ari abakobwa babi. Gusa muri iki gihugu umukobwa mwiza ni umukobwa ugomba kuba abyibushye, ku buryo abakobwa benshi muri iki gihugu birirwa barya amavuta menshi kugira ngo babyibuhe, dore ko umukobwa unanutse muri iki gihugu aba ari umukobwa mubi kurusha abandi. Naho umukobwa ubyibushye muri iki gihugu cya Mauritania ngo niwe mukobwa abantu benshi bahuriraho, dore ko ariwe mukobwa uba uri mwiza muri icyo gihugu. Ku mwanya wa kane tugiye kuhasanga Indian. Aha turasanga ubwoko bw'abapatani. Ngo mu myaka myinshi yashize abakobwa bo muri ubu bwoko bajyaga bibwa bitewe ahanini n'ubwiza bw'amazuru yabo. Ibi byaje gutuma hashyirwaho itegeko ko umukobwa wese uvutse agomba guhita apfumurwa izuru akaba manini, kugira ngo badakomeza kwibwa. Byakomeje kugenda bikura, dore ko umukobwa wo muri ubu bwoko abapatani, dore ngo yari umukobwa mwiza, ariko biza kuba yuko abantu babibaga bitewe n'ubwiza bwabo. Bwari ubwoko bufite abakobwa bagira amazuru maremare kandi meza. Nuko rero baza gufata umwanzuro yuko umukobwa wese uzajya uvuka agomba gutoborwa amazuru kugira ngo abe manini cyane, nuko bareke kubiba. Wenda icyatumaga babiba cyatera bareka kubiba, biza gutuma aba bakobwa baba babi kurusha abandi. Ariko nituvuga ngo babi kurusha abandi, ni ukuvuga ko muri ubwo bwoko bwabo aribo bakobwa beza babona nabo barusha abandi. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Indonesia. Abakobwa bo muri iki gihugu biba itegeko ko iyo akuze amaze kumera amenyo yose ahita bayasongora cyane kugira ngo agire ubwiza. Reka tujye ku mwanya wa kabiri turahasanga Japan. Buri muntu wese aba yifuza kutagira amenyo y'impingikirane cyangwa amenyo atari ku murongo. Gusa muri iki gihugu siko bimeze, kuko umukobwa ufite amenyo ataringaniye cyangwa y'impingikirane aba ari we ufite ubwiza ndakemwa. Mu gihe hari igihugu yajyamo akaba ari we muntu mubi kurusha abandi. Ni ukuvuga ngo umukobwa wo muri iki gihugu cyo muri Japani, umuyapani, agomba kuba uyu mukobwa ari we mwiza kurusha abandi. Ku mwanya wa mbere nimvuga iki gihugu birabatangaza.
Impamvu ni uko iki gihugu muri Afurika ari cyo gihugu tuzi neza ko gifite abakobwa beza cyane kurusha ahandi hose. Nubwo bafite abakobwa beza ariko bafitemo n'abakobwa babi cyane ariko bakaba beza muri ubwo bwoko. Ku mwanya wa mbere turahasanga Ethiopia. Ubwoko bwa Karo, iki gihugu nubwo kizwiho kugira abakobwa b'uburanga gusa kinabarizwamo abakobwa babi ariko bakaba beza cyane mu bo bahuje ubwoko. Ngo uko waba uri kose waravutse umeze ute, bagerageza gushaka icyo bagukora cyangwa se bakagushishura ariko ukagira inkovu nini cyane ku mubiri yose, ku mubiri wawe wose ukaba wuzuye inkovu. Uyu mukobwa iyo afite inkovu nyinshi ku mubiri niwe uba uri mwiza cyane muri ubu bwoko bw'abakaro. Ndabashimiye cyane. Ibi ni ibihugu 5 ku isi bifite abakobwa babi cyane kurusha abandi. Nimvuga babi, ni wa mukobwa ushobora kujya mu kindi gihugu bitewe n'imico yahavuye akabura umuvugisha bitewe n'igihugu aturutsemo cyangwa se adasa neza. Ndabashimiye. Wowe urikurikirana, wowe ucyumbiye ibiganiro byacu, kanda subscribe kugira ngo ubutaye ikiganiro nk'iki nikikugera kijye kikunyuraho 5 kuri 5. Nawe wakanze subscribe uri w'igiciro.